ni ibintu bikomeye noneho ku mupaka byakaze, ku mupaka ibisasu birimo biravugiriza, ku mupaka ibisasu bimeze nabi, ndetse kugera naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ziti abaturage bacu bari muri biriya bihugu, abaturage bacu bari hariya muri turiya turere batwegereye n'umupaka, nyaboneka mugire bibashe kuba byavamo, ibihugu byacu bivemo, abaturage bacu bavemo. Iyi ni intambara ihuje, gusa iyi ntambara irimo irahitana abantu benshi, itongo irimo irangirika, abantu bari guhunga. Ese witegereje neza usanga ibi bintu bitoroshe, gusa abasesengurira hafi amakuru ya buri munsi bavuga ko mu by'ukuri iyi ntambara yaba igiye kuba yazandikwa mu mateka. Ibibereye hano rero ku mupaka w'u Burundi ni ibintu bisa nkaho bitari byitezwe n'ingabo z'u Burundi. Baravuga bati mu by'ukuri n'ibintu ntabwo byari bisanzwe. Bamwe bati ubundi ntiwakwiyenza ku gihugu kigenzi cyawe ngo ubashe kuba wagira amahoro. Ni kenshi bagiye bavuga bati mu by'ukuri tugiye kuzaba twatera bagenzi bacu, abandi bati mu by'ukuri muradutera muduhora iki. Umugabo azagerageza ugasanga abagabo barimo barahigirana, ariko nk'uko guhigirana bikaza kurangira ahubwo abaturage aribo babigiramo ingaruka. Rero nshuti bavandimwe, gusa ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byacu bwasanze kubanza gukora subscribe aricyo cy'ingenzi. Rero niba utarakanda subscribe, nyaboneka kanda subscribe kugira ngo video zose dukoze zijye zibasha kukugeraho, kandi nyaboneka nimba utarakanda kunzogera uhita ukanda kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wazibona. Rero nshuti bavandimwe, ni muri iki gitondo muri urukerera abona ko akazuba gasa nkaho karashe, abasirikare bapfukamishije hariya ku mupaka. Ni ibintu wavuga ngo mu by'ukuri iyi ntambara isa nkaho yari yarateguwe, kubera ko abasirikare babaguye gitumo, bamaze kubagwa gitumo babaka imbunda zose bari bafite, ari imbunda ziremereye, ari imbunda ntoya, ari amasasu mato. Ni ukuvuga ngo buri mbunda n'amasasu yayo bayatwaye, ndetse biravuga ko abasirikare bari barimo bakoresha biriya bibunda binini nabo babatwaye, usibye ko ntacyo babatwaye, usibye ko babajyanye bari mu maboko atari ayabo. Bikaba bivuga ko bagiye gukurikiranwa cyangwa se gukorerwa, sinzi uko nabivuga, nimba ari gukorerwa isuzuma bakamenya. Iyi ni iperereza, babyita iperereza. Bagiye rero kuba babakoreraho iperereza, none nibamara kubakoraho iperereza ibintu biraza kurangira basa naho sinzi uko nabivuga. Ubundi ibijyanye n'intambara, abaturage benshi bakunze kuvuga bati mu by'ukuri ntabwo turi buhunge, abandi bati wahunga utahunga ibintu bizakugeraho. Ukibaza uti mbese uramutse uhunze n'ubundi aho waba uhungiye ko n'ubundi byose ari kimwe. Nshuti bavandimwe, rero ni ibintu bitajya bivugwaho rumwe, gusa ntabwo byoroshye mu by'ukuri. Ni ibintu wavuga ngo mu by'ukuri biragoye.